uretse kuba benshi muri twe igitunguru gitukura tugikoresha inshuro nyinshi nk'ikirungo mu gihe tugiye gukaranga cyangwa tukagishyira ku ifiriti no kuri salade, ntago ari kenshi tujya dutekereza ku mumaro ukomeye w'inyongera ku kuba igitunguru gituma ibiryo bihumura neza ndetse kikabyongerera uburyohe. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe akandi kamaro gakomeye k'igitunguru ndetse n'uko ushobora kugikoresha mu bundi buryo mu buzima bwa buri munsi. Iyi ni Ingando online muteze amatwi. Mbahaye ikaze mwebwe mudukurikiye aribwo bwa mbere, namwe musanzwe mudukurikira mwarakoze subscribe, namwe mutarayikora ariko mukamukunda ibiganiro tubagezaho buri munsi aho muherereye hirya no hino ku isi. Ikaze muri iki kiganiro. Reka duhere ku bigize iki gitunguru gitukura ndetse n'umumaro wabyo. Igitunguru gitukura kigizwe na vitamine zitandukanye hamwe n'imyunyu ngugu igiye itandukanye. Aha twavuga ko igitunguru gitukura gikungahaye kuri vitamine C, vitamine B6, vitamine B9, calcium, sodium hamwe na vitamine A. Kuba rero igitunguru gitukura gikungahaye kuri ibi bintu icyarimwe bigiha ubushobozi bwo kuba kitakitwa igitunguru gusa, ahubwo kikaba cyakitwa umuti uvura indwara zitandukanye. Izo ndwara turaza kuzivugaho muri iki kiganiro. Reka noneho turebere hamwe bimwe mu byo igitunguru gikora cyangwa se bimwe mu byo igitunguru cyadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo ugize ibyago byo kuribwa n'uruyuki, ushobora kwifashisha igitunguru mu rwego rwo kugabanya uburibwe buturutse ku kuribwa n'uruyuki ndetse bikagufasha kuba wakwirinda no kubyimbirwa. Iyo rero uriwe n'uruyuki ufata igitunguru gitukura ukagikatamo kabiri, ubundi ugasiga aho uruyuki rwakuriye. Iki gihe bikuvura kubyimbirwa ndetse no kumva uburyaryate aho uruyuki rwakudwinze. Ikindi ni uko igitunguru gitukura kibamo ibyitwa quercétine, ikaba izwiho guhangana na kanseri iterwa no kwigabanya mu buryo budakwiye k'uturemangingo tuba tugize umubiri. Ikiyongera kuri ibi ni uko kukirya ari kibisi bifasha mu kurwanya umusemburo wa cholesterol mbi iba idakeneye mu mubiri. Iyo iyi cholesterol mbi iri mu mubiri ituma umutima w'umuntu uteragura nabi ku buryo bibangamira umuntu. Igitunguru rero gifite ukuntu kiringaniza uyu musemburo wa cholesterol mbi, kikawushyira ku rugero rukwiye ku buryo bituma umutima w'umuntu ukora neza cyangwa se kigatuma umutima w'umuntu utera neza. Ntago ari igitunguru cy'ikijumba gusa gifite akamaro, ahubwo n'ibibabi byacyo biba bikungahaye kuri vitamine A, nabyo rero bikaba bifite umumaro ukomeye. Aya mababi yacyo rero kuyateka mu biryo biba bifite akamaro gakomeye, kuko iyi vitamine A iba iri muri ibi bibabi izwiho kurwanya uburwayi bwo guhuma cyangwa kutareba neza. Iyi vitamine nanone ifasha n'umubiri kugira imikurire myiza. Igitunguru gitukura nanone kiri mu miti gakondo yifashishwaga n'abantu mu kuvura inkorora ndetse na gripe. Aha ufata iki gitunguru ukagikatamo uduce dutoya nk'ugiye kugikaranga, ukagishyira mu gakombe gafite isuku, ubundi ukavangamo ubuki bukeya bitewe n'igitunguru wateguye uko kingana, ubundi ukajya ufata ikiyiko cyabyo ukagihekenya inshuro 3 ku munsi, mu gitondo, saa sita na kumugoroba. Aha iyo ubikoze gutya igitunguru wavanze n'ubuki gishobora kugufasha kuvura gripe ndetse n'inkorora mu gihe cy'iminsi 3 gusa. Ikindi nuko gukunda kurya igitunguru ku gitsina gabo bifasha mu kwirinda kanseri ya prostate. Ikindi, igitunguru gitukura kizwiho kuringaniza isukari yo mu maraso.
kirimo vitamine B9 ifasha mu gutekereza neza ndetse igafasha mu gusinzira neza no kugira apeti mu gihe ugiye gufata amafunguro. Mbibutsa yuko iyi ari Ingando online mukurikiye. Uramutse udukurikiye utarakora subscribe, wakanda aho hantu handitse subscribe ukanemeza no kunzogera. Nubikora gutyo uzajya ushobora kubona ibiganiro bitandukanye tuba twaguteguriye buri munsi. Mu gukoresha rero igitunguru ngo wivure cyangwa ubashe kwirinda indwara zitandukanye, ushobora kugikoresha ari kibisi cyangwa ukagikoresha gitetse mu mafunguro. Ubu buryo bwo kugikoresha ari uko gitetse nibwo abenshi bakunze kwifashisha, kuko kukirya ari kibisi bishobora gutuma ugira umwuka mubi mu kanwa, ukaba wabangamira bagenzi bawe mubana cyangwa se bagenzi bawe mukunda kuvugana mwegeranye. Ibyiza rero abenshi bakunda guhitamo ni ugukoresha igitunguru gitukura gitetse, nubwo hari impuguke zimwe na zimwe zivuga yuko gukoresha igitunguru ari kibisi aribwo kiba kigifite umwimerere, bityo bakaba bashishikariza ubishoboye kuba yagikatira ku biryo agiye kurya akagikoresha ari kibisi, ariko nanone akirinda kuba yagihekenya ari cyonyine. Mwakoze kudukurikira, mwebwe mwari muduteze amatwi, ndabashimiye. Naho ubutaha mu biganiro byacu tubategurira. Mwakoze kudukurikira, mugire umunsi mwiza.